Farida nashidutse hano ari umugabo muri inshuti munaziranye nza gusanga inda Farida twite ari umugabo wanjye kuko nawe rero nuko buretse gato none ni wowe Farida yatwariye umugabo yaba natwitiye se ninjye yatwariye umugabo akaba namutwitiye ubwo rero urumva yuko nakwishima mfite ahubwo ndababaye kuko aransenyeye. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza muri wese tubana umunsi ku wundi yaba bari hanze ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese ndabasuhuje nizere ko mumeze neza yaba batameze neza namwe ndabihanganisha kubera Imana muzamera neza. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi ngira ngo no bwa mbere tuganiriye hano kuri Keza TV show bwa mbere tumwakiriye. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kubera ko yarampamagaye yambwira ko yifuza ko tuvugana ndamwemerera. Uyu munsi nibwo agiye kutubwira impamvu yifuje ko tuvugana, gusa ngiye abanje kunganirizaho gake ariko ndavuga ni nta kibazo kuko yifuza ko bijya ahagaragara nyine kugira ngo abanyarwanda mwese mubimenye. Niyo mpamvu turi kumwe hano, reka atangira tubwira amazina ye ndetse naho aturutse kugira ngo tubashe gutangira ikiganiro twamenyanye, ibindi muraza gusobanukirwa nyuma. Agiye kugenda dusobanura buri kimwe cy'impamvu yifuje ko tuganira uyu munsi. Tuguhaye ikaze mama. Mwiriwe. Yego. Nanyita mama wase. Nabanuye Kimisagara. Grama gutura Kimisagara. Yego. Utuye Kimisagara ni hubo. Niho nda Kimisagara. Witwa uvuze ko witwa mama? Mama wase niko bari. Mama wase. Umeze ute se mama wase? Meze nabi ntago meze neza. Kandi nanjye kuvuga ngo umeze neza urasa neza none umeze nabi. Meze nabi. Kuko mfite ikibazo kindemereye ntago meze neza. Byumvikana byo niba harimo n'ikibazo ntago waba umeze neza. Ntago meze neza. Wenda ku mubiri meze neza ariko ku mutima ntago meze neza. Ubwo reka twivugire ku mubiri urasa neza rwose. Ejo wamumagaye mbwira ko wifuza ko tuganira. Numvaga ngukeneye cyane kubera ko mfite ikibazo kimbangamiye. Yego. Ntago rero ntabwo nashakishije nomero zawe kugira ngo wazikuye nazikuye ku biganiro nkora kuko niho njya nkunda gushyira nimero nkora none nazikuye. Ndavuga nibyo ari byo byose reka mumagare umuntu ndebe ko ari cyo yamfasha ku kibazo mfite. No kuri wamumagaye numva ubabaye nanjye ndavuga nti reka ngo ndababaye cyane kuko ntabwo nishimye ngo tugutega amatwi tubwire icyakubaje. Kubona umumama nk'uyu ni ukuri ni umubyeyi mukuru, kubona babaye avuga ati ndashaka kugira ngo tuganire ku kibazo cyanjye kuko n'ubundi n'ibyabaye naho byabereye kuri kamera. Nagira ngo nguhe umwanya utubwire ufite ikihe kibazo. Ikibazo mfite hari umudamu bita Farida. Yego. Farida tujye dukorana ndamuzi. Uwo Farida rero najyaga njyanayo n'umugabo wanjye tukajya gusohokanayo bakangurira akantu. Farida n'ubundi muraziranye? Nari nsanzwe muzi kuko umugabo wanjye twasohokanagayo tukagenda akangurira na bushete tugataha. Yego. Ariko umuntu bita Farida yaramenyekeye byiteka. Ate kubera ko Farida hari ukuntu twe tumuzi ntabwo nari nzi ko muziranye. Njye twari tuziranye kubera yuko afite akabari. Niho twamenyaniye kumujya gusohokana umugabo akubwira ati dusohoke. Dusohotse mbona niho tugiye buri munsi nkajyayo tukanaganira. Umugabo wanjye tukagenda akangurira tugataha. Nuko Farida nuko twamenyanye. Nuko mwamenyanye. Hanyuma ikibazo kibi kihereye urumva muri naje kugira cya Farida. Ikibazo cyabaye ki? Twabaye aho ngaho. Urumva? Ubwo twabaye aho ngaho umugabo tugasohokana mu weekend. Akansohokana nyine kumwe usohokana umudamu kugira ngo yishime. Tukagenda akangurira tugataha. Nyuma yabwo rero Farida nashidutse hano ari umugabo. Muri inshuti munaziranye. Nza gusanga inda Farida twite ari umugabo wanjye kuko nawe rero nuko buretse gato nukuvuga ngo Farida uri kuvuga ni umumama ubyibushye w'inzobe. Muri kuvuga niwe ndi kuvuga. Niwe uri kuvuga muziranye? Farida ufite akabari Kimisagara. Okay. Farida rero ndamuzi, nzi n'umugabo we aranatwite turabizi yenda no kubyara. Yenda rero ni umugabo wanjye kumwuka byara.
naje none ni wowe Farida yatwariye umugabo yaba natwitiye se ni ngiye yatwariye umugabo akaba namutwitiye ubwo rero urumva yuko nakwishima mfite ahubwo ndababaye kuko aransenyeye akabyarana ndabigira nawe umbwire kuba no kuvuga ngo ibyo bintu kugira ngo tubimenye nuko Farida mu minsi yashize yararwaye arwaye biba ngombwa ko muganga aza kumuvura muganga aramuvura ariko mu kumuvura akaba Farida agira umugabo sinzi nembo bizi afite umugabo witwa Raki unitonda kubi umugabo we ntago gusa ntago babana n'ubundi ntago ntago umugabo we muzi noneho Farida ararwaye umugabo aragenda Farida tumushakira umuganga aza kumuvura umuganga ari kumuvura amubwira ko hari umugore yatwariye umugabo n'ubundi ari watwitiye gutyo bivuze kuwa mu mama ari we uri kumugirira nabi kubera gahinda yagize yaramemukiye cyane kubera gahinda yagize kuko yamutwariye umugabo anyicishirije abana inzara naga abana banjye bagihahirwa nkuko se yabahahiraga nta nubwo akinsohokana nkuko yansokanaga kuko Farida yaransenyeye yanwariye umugabo nta mpamvu nimwe rero wareka kuba ubwo ni wowe nyine ni we batwariye umugabo ni we umugabo we yanatenda Farida ni njyewe baba we ubwo rero nagira ngo ugire icyo wamfasha si ikibazo mfite kuko ngewe ndababaye cyane kuko yaramemukiye none se baza urumva mwe mwazaga nk'abakiriya twe twagendaga nk'abakiriya tugiye gusengerayo urumva hamwe n'umugabo wanjye yamubwiraga ngo fata kamwe nkumva ko ari ibisanzwe ariko ntabwo nari nzi ko yatinyuka kunywarira umugabo akaba anyicishirije abana inzara yarangiza akaba anamutwitiye wamenye iryo ari se we n'umugabo wawe ko bahura cyangwa hari ikintu bahura buriya rikambanze nkubwire urabona ko ndi umuntu mukuru yego sibyo ntabwo ijisho rikureba neza cyangwa rikakureba nabi ntabwo ushobora kuriyoberwa njye narabibonaga nkumva ko ari ibisanzwe nkabibona nkumva ko ari ibisanzwe nyuma yabwo rero nabwo naje kureba muri telefone y'umugabo mbonamo Farida atwite yamwohereje ifoto video akavideo yaramweje akavideo muri telefone gato nk'abantu mwe mudukurikiye niba mwibuka neza reka turagenda twibukiranya kugira ngo twumve niba ibintu turi kumva biri guhura Lucky tuganira umugabo wa Farida bwa mbere yatubwiye ko yafashe Farida muri telefone yakabonamo video harimo video ari kwereka undi mugabo inda ngo nyine amafoto y'inda twite na video arimo kubyereka nyine undi mugabo nyine message ari byo byanatumye n'umugabo we batandukana umugabo akavuga ati rero niba bigenze gutya ngiye ndagiye ni nabwo umugabo yese yigendera bivuze ko niyo video nawe wayibonye iyo video narayibonye murumva ko rero ibyo bintu ari twite ni umugabo wanjye wamenye guteka ari umugabo wawe wenda bashaka kuba bagucisha inyuma ariko indatari inda Farida afite ni umugabo wanjye kuko umugabo atwarana bishwaniye cyane arabyemera umugabo barabishwaniye aranyemera arambwira ati ndaniye ninjye wamuteye inda biturutse kuri ako ka video nari mbonye yari yanamwoherereje kandi ikindi no mu rugo byari byahindutse urumva uko twari tubanye ntago ariko tukibana ari abana anyicishiriza abana inzara nk'ubu ku mashuri ntago abana bakishyurwa amashuri ajya kwa Farida amafaranga yose yijyana kwa abona Farida asa neza muri nimwe rero ushobora kuba wareka kubabara umuntu yaguye mu kigongo ntabwo byashoboka ibyo birumvikana ni nako bimeze none se mubyeyi ko mbona uri umumama wiyubashye kandi ko kunakuze Farida ajya guhangara umugabo wawe ahubwo nanjye nge byaranangaje cyane abana se navuga ngo iki navuga ngo abagore bubu nta n'isoni bakigira urumva gufata umuntu w'umugabo wanjye nk'uri ukuze yarangiza mwumva ngo yamuteye noneho umugabo w'inshuti yawe noneho kandi ikindi Farida namufataga nk'umuvandimwe kuko numvaga nta kibazo ariko kubera uburara bwinshi dusanwariye umugabo none se mu gihe wenda mu bushuti mwari mufitanye nta gihe wigeze umukeka na rimwe kuko hari ukuntu uba inshuti n'umuntu gusa hari ukuntu nabibonaga urumva nkabona aramureba neza nkabona ari kumurerembura ariko simbyiteho ukagira yuko ibyo ari ibintu nkagira ni ubushuti bisanzwe nkumva ko ibyo ngibyo atari ibintu byo kuba yageza aho anyinjirira akanwarira umugabo
akansenyera urugo. kubimenya n'ubundi byararangiye. Nza kubimenya byararangiye. Ahubwo ngiye nabimenye atwite. Ibwo naje kubimenya neza. Kuko mu rugo byagendaga bihinduka ariko nibaza impamvu simbyumve. Nyuma yabwo rero nibwo nagiye kubona mbona aka video ariko n'umugabo nawe nkabona yarahindutse. Nkabona uko twabaga turi mu rugo tumeze, nkabona gahunda z'urugo zarahindutse. Avuga se ni ibiki byagenze bite? Nyuma yabwo rero nibwo naje gusanga iryo shyano Farida ryaranwariye umugabo. None se mu busanzwe dusubiye inyuma gato, mu busanzwe urumva uko biri kose, urumva ko muziranye muri n'inshuti zo muri quartier, mwana muberaga abakiriya. Ubundi ubusanzwe mbere ibyo byawe n'umugabo we bitarazamo, wabonaga mwari mubanye muti? Kuko hari ukuntu burya iyo umuntu ushaka kugutwara umugabo, hari uburyo muba muri inshuti akakwereka ubwana bwiza ariko utazi we wanyawe. Ese wowe wari umuzi gute mbere mutarajya gusabana cyane? Ari umwana mwiza, urumva hari n'igihe twageragayo cyarangiza ati reka mbagurire kashyiremo kara wundi kanje, urumva ugakatugurira natwe tukagura tukotsa izo brushette tugasangira tugataha, numva nta kibazo. Nkabona ko ari umukobwa mwiza nta kibazo, ariko nkumva yuko adashobora kuba yamemukira amwarira umugabo asenyera urugo. Ukimara kubimenya mu rugo byagenze gute hagati yawe n'umugabo wawe? Ukimara kumenya twarashwanye cyane, urumva ko kwihangana ntabwo kuba kukirimo. Twarashwanye rwose, urumva hamwe no kurwana, ndumva twarashwanye cyane kuko urumva ko ibyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Wakiregura avuga uzi yuko umugabo nta mwana yigeze abyara hanze, ukajya kubona ukabona arakubwiye ati kanaka namuteye inda aranwitiye, ari we nabikwibwiriye. Nuko nari mbonye video, wari wamaze kumwereka ko wowe wabimenye. Narifashe telefone ye ndeba utu video twari turimo, mbonamo Farida twite. Nuko byangendekeye. Kuri iyi nshuro uyu munsi no mumeranye mute, mubanye gute mu rugo? Mwaje kuganira basibira cyemuka n'ubundi biracyari bibi mu rugo? Ntabwo byakemuka. Bivuze ko hagati yawe gusa Farida yaramemukiye. Ubwo nyine nibyo bita kugusenyera yaransenyeye, atumye abana banjye bicwa n'inzara. Abana banjye nta numwe wigeze yicwa n'inzara, nanjye singihahirwa uko nahahirwaga bisanzwe. Kumva ko ari ikibazo kirekire. Uyu munsi ubonye Farida wamubwira iri hejuru? Mbonye Farida ntabwo numva ijambo namubwira, kuko numva ari ibintu byandenze. Muri iki gihe ibyo bintu bireze gusa twebwe Farida tumaze igihe tuganira ku biganiro byinshi bitandukanye. Farida tumuzi nk'umuntu ushobora gufata umwanzuro ariko atatekerejeho neza, akawufata mbese ahubutse. Mu buryo nge muzi, nubwo buryo muzi, akenshi ikintu cyose kiba agikorana guhubuka ariko nyuma akazasaba imbabazi. Niko kuntu tumuzi, kubera ko n'umugabo we, umugabo babanaga, hari umugabo ntago n'ubundi babanaga mpamvu namuzi, ariko hari umugabo yari yarabwiye ko iyo ndariye, ariwe tuzi nk'umugabo witwa Raki. Uwo mugabo yarazi ko indariye, noneho Farida ajya gusura umugabo we, bamaranye iminsi 3. Iyo minsi 3 yamaze kuri uwo mugabo, urumva yari ameze nk'uri mu rugo, araryama arasinzira, telefone ngo itarajyamo password, umugabo arebamo. Buriya iyo ukiye ku mugore wawe igihe cyose uramugenzura, ubwo nawe yari afite impamvu arebyemo nibwo yabonye izo message n'iyo video yoherereje undi mugabo. Umugabo kuva icyo gihe ntago bongeye kuvugana, yese ava no muri Kigali, ahita yigendera vina. Nibwo Farida yarwaye abura umugabo, yajya hamagara umugabo telefone nicemo, yamuhamagara telefone ikanga gucamo. Umugabo yaje ejo bundi atubwira ukuntu yasanze umwana atari uwe, atubwira ukuntu yasanze muri telefone za Farida harimo video, ariko horereza undi mugabo ngo inda, ngo kwindingana n'ibiki n'imyenda, ngo n'ibindi bikoresho bagiye kugura. Tugira ngo uwo mugabo baratubeshye, ariko nyuma aza kubivuga Farida arabihakana, yanga kubyemera, nyine nawe abyemera atabyemeye. Ariko nyuma nibwo navuze nti reka tumubaze, nagira ngo tumubaze
ndavuga nti byibuze ari ibintu bishoboka kandi bikunda. Njye ubwanjye nazahuza Farida n'umugabo we tukumva umuntu uvugisha ukuri ko ari Farida ahakana nago babanaga barakunda bamaranye imyaka 5 nyine bakundanye ariko batabana mu rugo. Ni kwa kundi uje gusura umuntu kamara ukwezi ubundi ukamara ukwezi urumva ntibabana nk'umugore n'umugabo ariko nyine urumva nk'ari umugore n'umugabo ariko ntago barafite umwanzuro wo kubana. Uwo musore rero yararakaye we ni n'umusore nta n'umwana afite ararakara aravuga ati Farida niba ari ukwameza afata inda akayishyira ku wundi muntu kandi yarambwiye ko ari yanjye ubwo umwana afite base babiri arigendera aramubura akimubura ubwo Farida turamubashije arabihakana inda ni iyawe nda ni iyawe ariko niba wuje ukaza wemeza ko umugabo wawe ari we uri watenda Farida urumva ko ari ukuri kujya niba watenda Farida urumva ko none hari ukuri umugabo niba watenda Farida atwite n'umugabo wanjye ariko yaramemukiye kuba maze wenda imyaka tutanzi bubatse ariko uyu munsi ukaba ubonye umuntu uza akagusenyera urugo kandi wari umeze neza wari wimereye neza mu rugo niko gahinda mfite ahubwo n'abana niko gahinda mfite urumva n'abana abagabo rero nago umugabo wamurinda nyine nago umugabo wamurinda ubuse warenganya Farida cyangwa warenganya umugabo muri abantu babiri warenganya nde bose nabarenganya ko Farida yaciye inyuma kandi yitwa ko turi inshuti mbese muri make yaranyinjiriye urumva yaranyinjiriye ko yataza kunyinjirira ntago aba yarantwariye bura nta muntu uba washutse undi nta muntu uba washutse undi urimo hagati aho ibyo naba nkubeshye urumva buriya abana ari babiri hari utereta hari n'uwemera akavuga ati yego arega abagore bo kuri iki gihe basigaye baneteretera sibyo ashobora no kuba yaranamwitereteye ari Farida utereta umugabo ashobora kuba yaramwitereteye cyangwa se umugabo cyangwa se nawe akaba yaramuterese ni impamvu wumva ko bose bafite ikosa ikibazo mfite cya mbere ni icya Farida waba ubizi neza ko bakiri kumwe se cyangwa ntibakiri bakiri inshuti se bareka kuba inshuti ntabwo bari neza ubwo waba utwitiye umuntu waranyuze ukavuga ngo mwashwanye ibyo bibaho ahubwo nakubwiye ngo ari muri buki sibyo kubera yuko nakubwiye ngo abana banjye bari kwicwa n'inzara ibyo yakoraga ntakibikora ahubwo ari kubikorera Farida ubwo umugabo ari kurerinda Farida ni ugezweho arimo ararenda kuko n'abana banjye muri make bataye agaciro ko umwana n'uwo Farida twite umwana wabo mushyashya ari gukura kuza n'umwana kandi buriya Farida twita umukobwa sinzi nimba wari ubizi twita umukobwa ntabwo nimba twita umukobwa gusa nzi yuko atwita inda y'umugabo twita umukobwa kubera yuko twaravuganye mu minsi yashize atararwara tubwira ko yagiye kwa muganga bamupima nyine n'umwana basanga ni umukobwa ariko yanga kwemeza ko ari uwundi mugabo ibaza twita umukobwa nuba aracyarahira atsimbara avuga ngo ni ukuvuga ngo umugabo wanjye horaga ambwira ngo arashaka ko dukurikiza umuhungu nari mfite tukabyara umukobwa urumva ko atwite igitsina yashakaga yagize Imana none uvuguza umugabo wagiye gushaka umwana hanze akamubona ubwo nateganyaga yuko ari njye ugiye gutwita Farida nuko arankoze aragutwitiye ababyeyi murabyumva nk'iyo hari ukuntu umuntu abyara nk'abakobwa 3 cyangwa abahungu 3 akavuga ati noneho ndifuza kugira undi muhungu cyangwa undi mukobwa niba ari umuri mu mutwe gusa Uwiteka wenda nimba natwite uwo mukobwa ndumva Uwiteka yarabimukoreye yaramusubije nta mpamvu nimwe ratakwishima none uri kumva umugabo ukimufite uri kumva umugabo ukimufite cyangwa aharadahari ntago nyimufite kuko aharadahari buri make yaragiye warabyakiriye se sinzi uko nabikubwira kubyakira biba biri kure cyane gusa nta kindi kintu narenzaho ariko kubyakira ntabwo wapfa gufata ikintu nk'icyo ngicyo ucyakire ntabwo byashoboka kuko kubyumvisha hari n'igihe njya mbitekereza nkumva bindenze mu bwonko hanyuma ni nakubajije nk'uburamutse uhuye na Farida nk'umuntu nyine ubwo muri abakeba niko twabyita nk'umukeba wawe mukaramuka muhuye wabwiye ngo ntacyo namubwira ariko ntago numva umuntu waba ukwangirije ubuzima gutyo ntago wabura ijambo wamubwira nzamubone yarabyaye kuko umujinya mfite ntago byakunda ushobora gutuma
twagirana ikibazo ntabwo byakunda rero gusa Imana izamuze nawe yarabyaye kuko nta majya azaba afite. Hanyuma muhuye atarabyara nabwo kwihangana ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda. Wigeze utekereza ko hari ukuntu ubana n'umugabo noneho buriya hari ukuntu bavuga ngo iyo umugabo atangiye guca inyuma ngo aba yaguhararutswe, ariko n'ubundi yaramarurutswe. Abagabo burya ngo barahararuka ko yaramarurutswe kuko nakubwiye nimba ukibyibuka nakubwiye yuko njye nagiye kubona nkabona mu rugo birahindutse naranabimenya. Nkabona hari icyahindutse ngakomeza kumwe nyine umuntu aba ari mu rugo ari kumwe n'umugabo namubwira ikintu nkumva ari kumbwira nabi, namubwira ni mu rugo iki nagihari nkabona ari kumbwira nabi nkaberwa impamvu naho kumbise nkamenya ngo menyera Shyano Farida. Nyuma yabwo rero nibwo naje kubona ibya Farida numva bindenze mu mutwe. Kwanza nanabaye nk'umusazi kuko narahangayitse cyane. Bagiye bavuga ngo ibijye gushya birashyuha, burya umuntu ubona burya iyo ubanye n'umugabo imyaka ingahe 10 gashira ko biri kose ubumuzi niyo ajya guhinduka ushobora kubona ako gashu umugabo wawe mbere Farida ataraza mu buzima bwanyu nyine mutaranamenyana mutaranamumenya. Wigeze utekereza ko umugabo washobora gukora ikintu nk'icyo akaba yaguca inyuma? Ntabwo nabitekerezaga biko yanca inyuma bitewe n'uko nta nubwo wigeze unabikeka cyangwa ngo ubimubona ko nkubwire nk'uko yansohokanaga kwa Farida ubu ngubu naho yansohokana ugezweho binashoboka ntaho yakujyana. Ugezweho ni Farida mbese muri make ni uri kwibera. Ariko Farida freshera gafite muri yemeza izo umugabo wanjye yamaga yewe agatiro katavaho akaruje wanjye yamaga Farida niwe utwenda dushikoresha nakundi nyine kwiyakira kwanjye agatiro ni kamarimbe hari kukwitiza gusa kwiyakira kwanjye biri kure kuko kwiyakira biramvuna cyane. Iyo mbitekereje natekereza ukuntu yajyaga azaseka n'abana aganiriza abana ababwira ati ku ishuri byagenze bite bakagirana ikiganiro akaba nta kiganiro kigirana n'abana banjye ntabwo byamva ku mutima pe. Hari ikintu mba nibaza reka nkibaze Farida niba uko biri kose ikiganiro uzakibona. Nk'iyo wicaye Farida ubwawe uri umugore ufite umwana mukuru ukaba utwite n'undi ugiye kubyara ukumva ubuhemu n'ubugome ukora nyine kuri iyi si uba wumva Imana izakwakirana uziko n'igihe na Satani ubwe kubera ko Farida tumuzimu ngira nkavuga ni Farida yarahindutse. Farida ni umuntu mwiza, hari ukuntu umuntu aba mubi ariko igihe kikagira akavuga ati nge narahindutse ntabwo nyine wa wundi kandi akanabigaragaza. Ariko umugabo we niwe akunda kuvuga ati uriya mugore agira imitima ibiri agira amabara menshi, uyu muntu ushobora kuza agapfukama akagusaba imbabazi ariko eje akagukorera ikindi kintu kigutungura. Mu minsi ishize Farida twari twumvaga yarahindutse ameze neza yifuza rwose ko umugabo we babana, yarasabye imbabazi umugabo yaramubabariye yaramwakiriye ariko agira gutya akarekura ikintu cy'ikibombe kwibaza Farida umutwe we ni utekereza ibintu byose cyangwa afite umujyanama umusunika kuko akenshi ibintu byose akora usanga nta n'inyungu nini afitemo. Ashobora kuba wenda afite uwo mujyanama umusunika ntabwo mbizi ariko yaba namushuka urumva aho yanahari arega ngo sinzi ukuntu bajya bavuga ugize utera ndumva mbyibagiwe umuhana ugushuka nana niba umuhana sinzi ukuntu bajya babivuga amugani bajya baca ubwo nawe nimba afite n'umushuka amushuka nabi ntago amushuka neza kuko kumushuka agenda asenya ingo z'abantu ejo yasenye urwanjye ejo ashobora kuzagenda asenya n'agasenya sibyo kandi nubwo yarusenye asenya urw'abandi n'urwo atarusize urwo wenda kurusenya ibyo biramureba kuko niko kazi ke niko yamenyereye araje asenye n'urwanjye ejo hari n'urwunda azagenda agasenya ariko hari urwo azasenya bakamurasa mu kabuno yewe data we oya ntacyo azaba n'umukobwa mwiza uko bwe hariko we neza. Tugana ku musozi igira ikintu ubwira Farida. Ikintu nabwira ikintu numva wabwira Farida ni cyuko waduhuza wamfasha ukaduhuza ko muzarwana bikambera ibibazo ngo nibukubera ibibazo zitabaza inzego
z'ubuyobozi ko muzarwana bakamfunga. ariko ngiye nifuzaga guhura nawe nkamubwira ibyo yankoreye nkamubwira ko atagize neza cyane ko anabihakana. ntago abihakana twebwe araduhakanira wenda muri kumwe wowe yabyemeye nubwo abibahakanira urumva ariko njye ndabizi ko ari we wansenyeye kuko nta wundi wansenyeye ugira ijambo ubwira kusenyera sinari mbyanze niyansenyera atanatwita atanabyaye basi atajya no kubyara buriya umuntu wagiye kubyarira umugabo wawe tayari uzumirwe wifate ku muntu kaba kabaye ko nahuye na koko rwose. Rero reka dusoze ngira ngo mwumvise ikibazo n'umubyeyi yaje kutubwira burya nta wifuza gusenyera undi mugenzi we ariko hari ababyifuza nta n'uyifuza gusenya urwo yubatse kuko kubaka biravuna ariko gusenya bikuba gusenya bikoro. Niyo mpamvu rero yaje kutubwira ibibazo bye cyane ko Farida tumuzi n'ubundi ubwo mwandika muri comment. Muyini we rero muganga yanatubwiye ko hari umubyeyi Farida yatwariye umugabo niwe wuye. Ubwo rero Farida huri nyamuneka zinga akaguru batazakarasa batazagaca hina nyabona kubera ko urazenguruka ugasenya urwawe ugasenya urwa mugenzi wawe nawe urwaye rudahagaze. Umugabo yaragiye uwo wavugaga ko ari we wo mwabyaranye none n'undi watwariye umugabo ari gusenya urugo rwe. Jewe kugeza ubu inama zo kugira Farida nge zaranshiranye none aho bigeze nabo ni umuntu mukuru. Iyo umuntu yabyaye baravuga ngo aba yakuze ariko we ntabwo ari gukura ahubwo ari gusubira inyuma. Ariko buri muntu agira impamvu ye ntabwo najya kumubwira ibintu byinshi afite impamvu yabikoze ndashaka kuzamushaka nawe ubwe nkamubaza kuri iki kintu. Yaduhakaniye ko yuko umwana yatubwiye ko umwana ari uw'umugabo we atari uw'undi mugabo. Nzamuhamagara mubaze icyo kintu yongera gihakana inshuro ya kabiri noneho ubuta muzahure ndebe ko abihakana inshuro ya gatatu muri kumwe. Ntabwo yabihakana. Kadusoreze hano tugasoma ikiganiro cy'ubutaha.